السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nk'uko twabivuganye rero, iri ni isubiramo ry'amasomo twize muri iki igitabo cyitwa Al-Qa'idatun Nuraniyya. Ni igitabo kigufasha kwiga gusoma Quran, ukamenya gusoma Icyarabu cyangwa se gusoma Quran usoma n'amategeko kandi mu buryo bwiza bunoroshye mu gihe gito. Ni igitabo rero cyanditswe na Fadilatu Sheikh Nur Muhammad Haqqani rahmatullahi alayhi. Nk'uko mwabibonye, hari amasomo twateguye, amasomo twize muri iki gitabo. Ku bamaze kurangiza iki gitabo, ngira ngo mwabonye uburyo amasomo ateguyemo, n'uburyo bwo kwigisha tukagusobanurira uburyo isomo risomwamo, hanyuma indi myitozo ukaba wayisomera mwarimu wawe akakumviriza akanagukosora. Bamwe rero bagaragaje yuko hari abo bigora, cyane cyane kuri babandi baba badafite wenda baba badasanzwe bamenyereye gusoma Icyarabu, bakavuga yuko bibagora, bifuza yuko isomo ryose twazajya turibasomera. Ni muri urwo rwego rero tugiye gutangira revision y'amasomo yose ari muri iki gitabo, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutera inkunga kandi akatwakirira iki gikorwa, akagidushyirira ku minzani y'ibyiza byacu, akaduha gukora ibyiza nk'ibi ngibi nta wundi tugambiriye gushimisha uretse we. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kurangwa na ikhlas mu bikorwa byacu, tumusaba yuko yabitwakirira kandi akabiha kuba ibikorwa bifitiye iyi umma akamaro. Naam. Rero inshallah ta'ala, ubwo amasomo yandi ku ruhande yandi twize yo inshallah ta'ala tuzajya tubasharinga isomo uburyo twarisobanuye, noneho tubagaragarize n'uburyo isomo ryose ushobora kurisoma, uburyo busobanuye muri rusange mu ncamake, ndetse n'uburyo turisomamo ryose. Inshallah ta'ala turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutera inkunga. Uyu munsi rero turasoma isomo rya mbere. Iki gitabo gifite amasomo 17. Inshallah ta'ala niyo tuzasubiramo, tukaba rero tugiye kwiga cyangwa se tugiye gusubiramo isomo rya mbere. Tuzajya tugerageza gusobanuraho gake inshallah ta'ala, hanyuma turisome ku bushobozi bw'Imana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ad-darsul awwalu, bisobanuye isomo rya mbere, huruful hija'il mufrada. Twabonye yuko ari inyuguti z'Icyarabu, alfabe z'Icyarabu, imwe ibiri ukwayo, yanditse ukwayo. Ubu rero aha ngaha icyo biba bigusaba ni ukwitegereza buri nyuguti, ukareba akamenyetso ifite, ukareba aho itandukanira n'indi, kandi ukitoza kumenya kwivuga neza utayitiranyije n'indi. Ukamenya kwivuga neza, ukamenya kwitandukanya n'indi, ku buryo nyine uvuga uti iyi nyuguti ndayifashe, aho wayibona hose, cyangwa se wagutomboza akakubaza iyi nyuguti ni iyihe, ugahita uyimenya, atari ukuzifata mu mutwe gusa ngo umenye kuzisoma uko zikurikirana, ariko utabasha kwitegereza ngo urebe uko ziba zimeze. Buri nyuguti rero buri nyuguti iba ifite uburyo iteyemo butandukanye n'iyindi. Nk'ubu dufashe urugero hano kuri ba, ta ndetse na tha, murabona yuko zenda gusa, ariko ikintu kizitandukanya n'ibimenyetso. Hari ifite akadomo munsi ariyo twita ba, hakaba hari ifite tubiri hejuru. Urabona zirenda gusa ariko bitandukanyijwe n'utumenyetso. Ifite tubiri hejuru tukayita ta, iyi ngiyi nayo ikaba ifite dutatu hejuru tukayita tha. Murumva rero yuko izi nyuguti iyo wayitegereje ukayireba, kandi aha ngaha niho ugomba kwitondera cyane, ukamenya kuvuga inyuguti neza, ikindi ukabasha kuzitandukanya, kubera yuko bizagufasha mu masomo yandi ari imbere. Naam, tugiye gutangira rero dusome inshallah ta'ala ku bushobozi bw'Imana. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa akaduha no gushyira mu bikorwa ibyo twamenye. Allahumma amin.
iyi ngiyi ya mbere tuyita alif. Alif, alif. Ntabwo uvuga ngo alif lamu yikurure cyangwa uvuge ngo alifu vugera cyangwa ngo alif. Uvuga alif lam, alif, alif gutyo. Iyi tukavuga ba, ba, ba. Iyi tukavuga ta, 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 ta isanzwe nk'uko wavuga itara, uturabo n'ibindi nk'ibyo. Iyi tukavuga tha, tha, tha nk'uko wabwira umuntu ngo thank you, thank you murakoze, thank you. Tha, tha, tha. Ushyira ururimi mu menyo ukavuga tha. Ushyira ururimi he? Urushyira mu menyo ukavuga tha, tha, tha. Iyi tuvuga jim, jim, jim nk'uko wavuga jim isanzwe hariya bakorera imyitozo. Hano tukavuga ha, ha, ha. Ntabwo tuvuga ngo ha, tuvuga ha ino usa nk'uvugira mu ijosi, ha. Iyi tukavuga ha, ha. Ntabwo uvuga ngo ra cyangwa uvuge ngo ha. Iyi ngiyi uvuga ha, ha, ha. Sawa. Iyo tukavuga dal, 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 dal. Urudodo, dina n'ibindi nk'ibyo. Da, ahantu harimo da ni dal. Iyi ngiyi ni dal, dal. Iyi tukavuga ngo dhal, dhal, dhal. Nayo ushyira uri mu menyo ariko ntabwo uvuga ngo zal, uvuga dhal nk'uko wabwira umuntu this is the, dhal, dhal, dhal. Uri kumva? Ra, 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 ra isanzwe. Kuvuga urubaho, urupapuro n'ibindi nk'ibyo. Hano tukavuga za, za. Aha tuvuga za ntabwo uvuga ngo zari. Iyi niyo yitwa za. Hari abajya babyitiranya ukumva avuze zari hano. Dore iyi ngiyi nayo ntabwo yitwa zari ahubwo tuvuga dhal. Iyi ngiyi rero tukavuga za, za, za isanzwe nk'uko wavuga izuba. Gukomeza. Iyi ngiyi tukavuga sin, sin, shin, 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 sade, 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 sade. Bode, bode, bode. Ntabwo uvuga ngo bad cyangwa uvuge ngo dwadi. Ufata ururimi ukarushyira hano utaragera aho amenyo atangirira, ugashyira umwuka mu menyo ukavuga bode, bode gutyo. Hano tukavuga ngo pa, pa, pa. Iyi va, va. Ushyira uri mu menyo ukabyimbya mu matama ugashyiramo umwuka ukavuga va, va. Ntabwo ari va cyangwa zwa, tuvuga va ushyize uri mu menyo. Iyi tukavuga ain, ain, ain. Iyi ghain, ghain, ghain. Hano tukavuga ngo fa, fa. Qaf, qaf, qaf. Iyi ni qaf. Iyi ifite utudomo tubiri tuvuga qaf. Iyi ya kabiri tukavuga kaf. Urumva ukuntu bitandukanye? Iyi ni qaf uzamura ururimi hejuru mu nkanka, qaf. Iyi kaf. Iyi tukavuga kaf, kaf. Hano tukavuga lam, lam. Ntabwo uvuga ngo ram, uvuga la, lam, lam. Mim, mim. Nun, nun, nun. Hano tukavuga waw, waw. Ha. Iyi noneho niyo mu gatuza. Ha, ha. Urabyumva? Hano tukavuga hamza,
hamza, iyi tukavuga ya, n'iyindi ya nyuma ni ya, zose ni ya. Ishobora kuba ifite utudomo cyangwa ikaba itadufite. Hano tuvuga ya. Barakallahu fikum. Naam, tugiye kongera rero duhere hejuru aho isomo ritangirira, turisome ryose noneho nta kurivugiramo kugira ngo abantu babyumve neza uko risoma. Bismillahir Rahmanir Rahim. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة cyangwa ukavuga ngo حروف الهجاء المفردة, ubwo uhise uteranya byose. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة ya. Nahangaha rero dusoreje isomo rya mbere, reviziyo y'isomo rya mbere. Ubwo inshallah taala turagerageza turyige, dusobanukirwe izi nyuguti, tumenye kuzivuga neza ndetse no kuzitandukanya n'izindi, dusaba Allah ko yatwakirira akadushyirira ku minzani y'ibyiza byacu, tumusaba yuko yatwongera ubumenyi bufite akamaro kandi akadutera inkunga mu bikorwa byacu byose, akaduha kugira ubuzima bwiza kandi akazaduhuriza muri aljanna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.